aha turi ni i Remera ahazwi nko ku Gisment. Nje nitwa Kenny, iyi ni Afro Kivu TV online. Kora comment, kora share ndetse ntibagirwe no gukora subscribe. Twaje gusura umusore w'umunyamakuru uzwi cyane hano mu Rwanda wamenyekanye bimaze n'imyaka myinshi witwa Pazo Palor. Muci uyu nguyu ntabwo ari umuntu nirwa mbasobanurira mbabwira ngo umuntu nabibwire ngo witwa nde ngo wavutse he. Uyu musore yitwa Pazo Palor, ni umunyamakuru abimazemo igihe, ntabwo ari umuntu ubishakisha. Twamwegereye rero ngo tugerageze kuba twaganira nawe tumenye gahunda neza. Hari ibibazo kwanza hangamba nagiye negura mba ngomba kumubaza nkamenya ukuri kwabyo koko ni ibintu biba bigenda bivugwa. Pazo amakuru Amakuru ni meza musaza. Uraryoshye Meze neza. Ariko ruzore bya bintu by'abanyamakuru umuntu akaba ari gukoresha interview nawe ugashaka kumukoresha Turaganira nyine, kuganira se. Ariko ura ibintu uzajya umbaza, ibintu uzamubaza n'ibyo uzajya unsubiza. Nta kibazo Kenny, meze neza se. Nanjye meze fresh. Ndabona umeze neza. Ndabona warabyibushye. Oya mani, ntabwo ari ukubyibuha no kumera neza. Ndabivuga bakagira ngo ndi kwikina, ariko niko bintu bibona se. Ariko na ryatungo rikora akazi. Ryandi ryo kwa Bucyana yari yaheze. Abana nubwo maze mani. Barabivuze tureba hari inyuma ngira ngo wenda ahantu ugiye kumbwira ngo duce mu kanya. Nibyo washaka. Ariko meze neza ndashima Imana Kenny. Pazo rero tudatinze cyane, ubundi Pazo nabanje kukuvugaho gakeya, ariko ubundi Pazo ni muntu ki? Pazo nk'uko babivuze ndi umunyamakuru. Maze imyaka ine ndi mu itangazamakuru kuko natangiye niga mu kabiri kaminuza, kandi maze imyaka igera kuri 2 nsoje kaminuza, urumva ni imyaka ine iruzuye. Nakoze ku itangazamakuru bitandukanye, nahereye kuri Voice of Africa mu biganiro by'imyidagaduro. Natangiye mu kiganiro cyitwa Business Time, biganiro by'ubucuruzi cyane ko binajyanye n'ibyo nigaga muri kaminuza. Hanyuma nza kuhava nca kuri radio yitwa Hot FM gakeya, nkoraho nk'amezi 2, ndongera nsubira kuri Voice of Africa ndahakora n'ubundi gihe kinini, naho nza kuhava njya kuri radio yitwa Isango Star. Naciye mu biganiro nka Sunday Night, naciye mu Isango na muzika ho gato, gusa ku Isango Star ntabwo nahatinze. Ntabwo natinze yo nahise nkomeza n'ubundi ubungubu hano usanze kuri Fine FM, niho ndi gukora ubungubu ikiganiro cyitwa The Real Jam, kiba buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku gatanu kugera ku saa 9 kugera saa 10 n'igice. Ni Pazo Palor mu itangazamakuru, ariko wenda niho nibanze, ariko mu buzima busanzwe ndi umusore w'ingaragu nyene. Pazo Palor ikigaragara cyo wasanga ari agasirino. Ubundi amazina yawe nyakuri naya? Nitwa Niyomushumba Patrick. Niyomushumba Patrick. Pazo Palor nawe ni amazina yanjye nyine. Pazo yenda birumvikana ko bisobanura Patrick, ariko si Palor byo Palor. Ubundi njewe bijyanye n'amazina byanjye biratangaje, kubera ko ababyeyi bambye banyise izina rimwe, Niyomushumba. Njya kwiga mu wa mbere primaire, mu wa kabiri, mu wa gatatu mfite izina rimwe. Rero ngera mu wa kane, urumva abandi bafite amazina 2, ariko njewe akaba ni Niyomushumba. Rimwe umwarimu aza kumbwira ati ariko se kwiri cyitwa izina rimwe. Tavuga ni nyine ababyeyi banjye niko babanyise, kandi wenda bijyanye n'amateka yanjye cyane ko ababyeyi ntago bari bahari ngo njye kubaza kuki mwashyize izina rimwe. Urumva harimo arambwira ati se bora nta kuntu washaka irindi zina ukitwa amazina 2 kwitwa izina rimwe ko bitagezweho. Icyo gihe ngaraga gute? Niga mu wa kane primaire. Wageze mu wa kane ukitwa izina rimwe? Kabisa, ndanamusuza cyane uwo mwarimu, nabasha kuzayibona. Yitwa Marie Jose. Marie Jose nyina nsaba Imana kabisa. Ubwo ndatekereza izina, ariko kubera ko mu rugo ahantu nabaga hari umupeti witwa Patrick. Patrick nkumva nakazina keza. Mari Kenny, ibintu ni wa muntu wa mbere mbibwira. Ibintu narabihishe kubera ko nta wundi muntu ubizi mani. Hakwenda bikubwira. Urandangije. Hanyuma ndatekereza amazina, kubera ko Patrick yari umupeti wabaga mu rugo, ari umwana muto kuri nje. Bamuhamagara Patrick, mva akazina kararyoshye. Mwarimu tamubwira ati ariko urabizi ngiye gushyiraho Patrick. Guhera uwo munsi mpita nitwa Niyomushumba Patrick kugeza ubu ngubu ndi Pazo nyine. Naho Palor wambaje aho ryavuye, burya umuntu nyine hari ukuntu ukura wumva hari nk'ikintu ukunda. Nge nakuze
nkunda igifaransa cyane cyane cyane, ndavuga ariko washaka akazina k'igifaransa kajyanye na Patrick, urumva ntabwo nzi ahantu byavuye, naje gusanga nitwa Patrick Parole, kubera ko muri segonderi bajyaga mvuga amakuru imbere y'abanyeshuri kuri Assemblement, nkababwira amakuru nko muri weekend numvaga radio zose, numva amakuru agezweho, numva tavuge ngibi ngibi nibi nkandika ku gapapuro kugira ngo ejo nzabone ibyo mvuga imbere kuri Assemblement mbwira abandi banyeshuri. Aho ngaho rero nashatse izina ndavuga ni ngomba kujya njye imbere nkababwira tuzina tumeze neza nyine numva sounding neza. Ayo nitwa Patrick Parole, biva aho ngaho kugeza amagingo aya nyine ninjira mu itangazamakuru, abantu benshi banze nka Pazo Parole, ariko amazina yanjye nayo ngayo nyine Patrick waryo bisoho ryavuye, naribatije mwana. Ibintu byose niwe wabyikemuriye cyane kabisa. Ya Pazo, tukiri kuri kariyeri, kugira ngo ujye kugira igitekerezo uvuga uti njyewe reka nyoboke uno mwuga w'itangazamakuru, ibyo bintu byakujemo bite? Bro, nukuwukunda kubera ko njyewe ntago nize itangazamakuru, ko nize muri segonderi nize history, economic and geography, ariko nyiga mu ishuri ry'indimi. Ubwo nagira nkumvishe wenda ndaza kusa n'ujya inyuma gakeya, bira nkumvishe uburyo itangazamakuru nubwo ndikora ntararize ariko narikunze kera. Muri kaminuza niga bijyanye n'ubucuruzi hara muri SFB, nize marketing. Urumva nta hantu na hamwe mu bintu nize bihuye n'itangazamakuru. Gusa uko nabikubwiye kera nkiga muri segonderi muri Troncom, nari umunyamakuru mu kigo, babandi bajya kuri imbere kuri Assemblement akabwira abandi bantu abanyeshuri amakuru, nari umunyamakuru, urumva nakunda itangazamakuru. Hanyuma nza gusaba nje nari nzi ko nziga indimi kugira ngo nzabashe kuba umunyamakuru, kuko mu nzozi nari mfite kuva kera nkiri umwana ni kuba umunyamakuru. Ni ibintu nakunze kuva kera, nakundaga cyane. Hanyuma nza kugira ikibazo ngiye muri segonderi, nasabye indimi, nzisaba mu ishuri ry'indimi, bananyohereza ariko bampamo section itari indimi, bampamo hege. Ndavuga ariko no, ubwo ntacyo bwari mu ishuri ry'indimi, ni muri Ecole de Lettres, ni ikigo giherereye Nyabihu, mu karere ka Nyabihu. Ndavuga ubwo ari muri Ecole de Lettres nzageraho nzahenduza ba Lettres. Shangeze umusaza arankanira, directeur aravuga ati reka muri hege twari turi mu 54, mu gihe muri Lettres harimo abantu twari turi 34 muri hege, muri Lettres harimo 54, abana bose bashaka Lettres. Directeur aravuga ati se mwese mwansaba Lettres, ndabigenza nese hege irabiyanda, genda wiga ibyo baguhaye. Bro, icyo gihe nashatse no guhita mva mu ishuri, ndabyibuka narababaye, ndavuga inzozi zanjye mu buzima bwanjye nakuze nzi ko nzaba umunyamakuru, kandi kuba umunyamakuru numva ko nzabikora neza ariko nizi izo ndimi mukomerezaho no muri kaminuza. Numva ndababaye, biranambabaza cyane ku mutima, ariko niga mbabaye, numva ntago byiza binshimisha. Mu kigo habagamo Media Club, ni wari buyige mutiga Lettres, bakajyamo bakavuga abana nkabona biraryoshye, numva ndababaye mu buzima. Secondaire superieur nayize mbabaye kubera icyo kintu. Nyuma rero burya ariko byari byose buri Imana, hari ikintu kimwe njyewe, hari n'isomo byanyeretse, ikintu cyose kizakubaho burya hazaba hari impamvu yacu, kandi Imana wowe ushobora kuba hari ibintu wowe ubwawe wumva ushaka, Imana ikaguha ibindi ariko izi impamvu. Byaje kugenda guterera uwo mwaka, iyo promotion yacu twarakoze, tugeze mu wa gatandatu dukora ikizamini cya leta muri Lettres, nta muntu n'umwe wabonye bourse muri Lettres, kuko bahise bafatira ku manota yisumbuye. Muri hege turazibona, nanjye mbona bourse. Iyo ni imwe mu nzira ya mbere yamfashe kugira ngo ngeze mu itangazamakuru, kubera ko nageze muri kaminuza networking iraguka, ariko mpita ninjira muri media, kugeza n'iyi saha ndacyayirimo. Urumva ko kuyikora urumva jute se byaje gute, n'urukundo nayikunze, nta kindi kintu, no kuba narabikuranye numva ko ngomba kuba umunyamakuru. Nibyo bintu na n'ubu bikimotiva kuba nyire mu itangazamakuru. Ya Pazo, sasa uradusobanuriye neza. Kugira ngo wigire inama yo kujya gukora kuri Voice of Africa, unatangira mu kiganiro cya business, ibyo bintu ninde waguciriye iyo nzira kugira ngo basi ubone ahantu utoborera, basi winjiremo kugeza n'aya magingo ubu ugikora bino bintu, umuntu washimira ninde? Icyambere abo nashimira ni benshi, ariko icyambere Radio Voice of Africa ni radio nakundaga kuva na kera. Mu bwana bwanjye numvaga ba Kamishi, numvaga ba Skizi, numvaga Star Forum, numvaga ibiganiro byabo bitandukanye. Urumva nari kundaga hahandi no ku munsi wa mbere ngengera muri Radio Voice of Africa, ni njye se, navuga se ni njyewe se. Urumva
mbese Voice of Africa nazo bakundaga cyane ku buryo no kuyigeraho ntago navuga ngo nje radio sinari bugeho byari kumfasha ko numvaga nshaka gutangaza amakuru ariko no kwisanga kuri radio naho nkunda kera nimwe mu bintu byanyoheye cyane warambajije ngo ninde wamfashije hari abantu bafashije ni benshi ariko nashimira cyane umuntu wayoboraga Voice of Africa icyo gihe yitwa Murenzi Ismail ubu ngubu ntaga ari bamushyize mu zindi nshingano ariko ni umuntu w'umugabo cyane ni umuntu ushimira cyane kabisa ko ni umuntu wamfashije umwe mu bantu bafashije mu rugendo rw'itangazamakuru uburyo rero ninjiye kuri Voice of Africa nkuko nabikubwiye nigaga muri SFP ni kaminuza muri kaminuza ya Gikondo yego yahoze yitwa SFP yitwa CBE College of Business and Economics hanyuma rero negera umuyobozi wa Voice of Africa ndamubwira nti niga ibi bintu by'ubucuruzi kandi radio ndayikunda nkunda n'itangazamakuru numva hari ikiganiro numva nakora cha business arambwira ati icyo kiganiro wagikora gute kimeze kuko hari umuntu wakora ikiganiro kimeze nk'icyo mbere biseruka Buduruka rimwe biseruka yageze no ariko icyo gihe ariko cyari kidahari uwo munsi cyari kidahari icyo gihe njya kugisaba kuri Voice of Africa cyarahafuye yari yaragiye yego yaragiye ndavuga niyo ndashaka kugarura kiriya kiganiro muha proposal mumvisha content mumvisha uburyo byose nzabikora aranambwira ati ariko nzabanza numve nyine numve zubuza zbanze uvuge numve nibona bishoboye ubizi ndaza ndakora cyumva ni sawa arambwira ati okay courage kabisa noneho ngo hayisaha amereza ikiganiro nkora gutyo uko ngenda ntera imbere bamana izindi nshingano ngeraho mvuye muri business time njya muri cyose cyitwa Star Forum njya muri If Voice ngenda naguka gutyo nyine ngenda ntera imbere mu itangazamakuru gutyo icyo cyo kirarangiye hari ikindi kibazo nari nateguye hano ariko cyo ndagira ngo umbwize ukuri ntumbeshye ntabwo mubeshye musaza oya ndabaze rega uko yishizemo ko mubeshya rero ntabwo bize kwemeza isuzo sasa tugiye kugaruka ku gitsina gore igitsina gore abahanzi b'igitsina gore ari abo twita nkaho bagafashe ndetse n'abana barimo bazamuka abenshi bakunze kwita aba underground ukora mu gisata cya showbiz babashinja ko kugira ngo uzamufashe ukiri indirimbo yese umutumire mu biganiro ukora se bikunzwe n'abantu mugomba kubaka ruswa y'igitsina abasore mubaka amafaranga noneho ngo abakobwa kubera ko n'amafaranga baba bafite mukabaka ruswa y'igitsina ibyo byagiye bivugwa kenshi bigenda bigaruka mu matwi kuva na kera ku bwa ba Pasi bagiye bavugwa ko ngo Rick yamuteye inda kandi garimo amushuka nyine ngo ati nzagufasha promotion niki kandi ibyo bintu byose bikubiye muri icyo kintu ibyo bintu ugira ikintu ubitubwiraho numara kugira ikintu ubitubwiraho ese wowe ibyo bintu nta muntu waba warigeze wakaruswa y'igitsina kugira ngo ukunde umufashe reka nkere kuri icyo cyane mbajije ku giti cyanjye nje ntabwo ibyo biramba wenda nubwo okay niba bikoze ntabwo yazanga bivuga imbere ya kamera azi ko abantu bari bubone bakabyumva ariko mu by'ukuri nk'abahanzi bazi cyane nkikora kuri Voice of Africa cyane muri If Voice n'ikiganiro cyitwa Weekend Gala hari abahanzi benshi bakizamuka benshi twagiye dufashanye nabo twakoranaga naguha urugero rw'abahanzi twafashije bagitangira rwose kandi bamaze gutera intambwe nziza bose banyuze mu kiganiro cyanjye kandi imbere yanjye bataragira izina nk'iryo bafite ubu harimo nk'uwitwa Aline Sano ni umwe mu bahanzi banyuze muri icyo kiganiro kandi ubona ko ari bwo gitangira hari uriya mukobwa waririmbanye na Mukadafu yitwa Cassandra nubwo wenda inyuma yaje gusa nkaho ntabwo ndi kumubona cyane muri iyi minsi ariko n'ubundi aracyari mu muziki urwo rugero rw'abahanzi kazi nguhaye wenda njyewe nabashije kwakira mu kiganiro cyanjye sina benshi wenda b'abahanzi kazi nakire ngo wenda babe bafite babe bakira umuziki ubu ngubu kuko hari nuza afite indirimbo akazana iyo ngiyo bikarangira akagenda akabura ni benshi bagiye banca imbere pe b'abakobwa bakizamuka ariko ntawe turahurira muri iyo case niba hari azamuguze wenda nawe muri interview wenda ucyo warumbaje kubijyanye no ko ibyo bintu bibaho kuba bibaho byo bibaho
bibaho nubwo nta bahanzikazi benshi bakunda kubyemera. Hari n'igihe avuga ati si ngombwa wenda ko njya kubivuga mu itangazamakuru, ariko icyo kintu si n'abanyamakuru gusa rega wari wikomojeho n'abaproducer n'abapromoters, abahanzikazi cyane cyane abana b'abakobwa kugorwa byo ntibyabura, bikunda bibaho iyi industry yacu. Buriya nubwo hari ibintu akenshi wenda usanga ntago turabona nta bakobwa benshi turabona ngo aje haravuga ati ngiye banyetse ruswa y'igitsina. Nawe tuganira ku munsi se hari umuntu wari kwakavuga ati ngiye ntibiramba ariko bibaho, urumva avuga ati ntibiramba ariko bibaho, azi ko bibaho ariko nta muntu n'umwe turabona avuga ko byamubayeho. Gusa ntago nahakana ko ariko aba presenter babikora, aba promoters babikora n'ubugwari, ntago ari ibintu twabashimira. Niba umwana afite impano ukayibona kihari, kuko hari no kuzana indirimbo nawe wamva bro, avuga ati hari ikintu ngiye muri iyi minsi nkunda gukora, nkavuganirika abantu bahamagara iyi ndirimbo niba tubwira ko ari sawa, areba ari sawa tuyisiga tujye tuyikoresha mu kiganiro, ariko niba tubwira ko atari sawa nawe ugende witekerezeho wenda ushaka indi mirimo y'amaboko ukora. Ariko igihe hari iyo umuntu afite impano burya kumushyigikira, ntekereza ko ntawe udashimishwa no kubona umuntu wakunyuza imbere nk'umunyamakuru cyangwa se nk'umupromota ateye imbere, nawe biragushimisha. Twakabaye tureba impano tugaha agaciro impano, mbese tugashishikazwa no kuba hari itafari twashyira ku muziki nyarwanda, kuko uko twavuga ngo ruswa y'igitsina mereza ibyo 5 mereza ibyo 2 mbone kugukina, oya ibyo ngibyo kabisa nta hantu byazageza industry yacu. Nk'abantu turi muri uru ruganda byakabaye byiza tugize iyo initiative kuvuga ngo umwana ushoboye reka tumufashe tumusunike. Ibindi bihugu usanga mu bindi bihugu byateye imbere mu muziki, za Tanzania, za Nigeria, usanga aho ikintu cyo gushyigikirana, wera tuve no kuba promoters n'abaturage ubwabo bakumva umuhanzi afite impano mu gihugu cyabo bakamushyikira bakamusunika. Niyo mpamvu usanga biba bifite abahanzi benshi bateye imbere. Natwe twakabaye tugira uwo muco wo kumva ko niba umwana nzaniye indirimbo ukabanza ukanayumva ukayitega amatwi, uko benshi hari n'igihe utayumva. Abapresenter b'injira indirimbo bakwakira wenda guha icyo 5 cyangwa yo ngahe, urumva indirimbo ntayite. Ariko burya byakabaye byiza wumvishe n'icyo gihangano cy'uwo muntu, kavuze ko uyu muntu byibura niba hari n'inama amuguritse umurongo urimo komerezaho, cyangwa se niba wumva hari ukuntu bitaraca muzi ukamubwira ati bro shaka ukundi kuntu ubigenza kugira ngo ube tayari neza. Muri iyi minsi hari indirimbo zirimo kwantrendinga cyane kandi nawe ukunda, nawe urazikunda. Njya numva uzikina kuri radio, njya ngutega amatwi rimwe na rimwe iyo mfite akanya. Harimo Ntiza, harimo n'indirimbo nyinshi zigenda zivuga zijyana ahantu. Harimo indirimbo benshi bakunda kwita ibishego, ndetse n'abanyarwanda benshi cyane bakuze ntabwo bakunda kuzivugaho rumwe. Ese kubera icyo umuntu akuzanira iyo ndirimbo uzi ko nta butumwa burimo, wowe ubizi neza ko ntabwo uzi n'ikintu isobanura, ukaba wayifata ukayikina kuri radio ukifuza kuyisangiza abanyarwanda, icyo gihe mwebwe ntabwo tuzabashinja ubufatanye, ibyo twakwita nk'ubufatanye cyaha. Kenny, reka mbwira ikintu kimwe. Wenda reka twe kuvuga ko nta butumwa buba burimo, buba burimo ariko wenda bufite abo bugenewe, sibyo? Kuko niba ari indirimbo nka Ntiza warutanzeho urugero, amagambo ari muri abizi Ntiza numviho ibintu nk'ibyo, ngiye mba numva izo ndirimbo ari nk'ubutumwa bureba abantu bakuru butareba abana, sibyo? Wenda hari n'izindi ntago ari Ntiza gusa, indirimbo ziri muri kuro rwo muri minsi ziri hit. Hari Dumi yambayina na Queen Cha urimo, hari iriya Ubushyuhe na Bruce Melody, hari n'igare ba Mico nayo igare, urumva hari Davis T. Izi ndirimbo yatrendinze cyane ikabona hit cyane. Dede, urumva hari nazana rihaye rega, wumvishe neza na rihaye naho unazafata amano nazari hose, urumva urukundo rwo muri hose rurimo. Wenda ubutumwa wawe urimo ariko bufite abo bugenewe nk'abantu bakuru, kuko ibyara byose ni indirimbo mvazi mu rukundo rwinshi rwo mu buriri, kandi abantu bemerewe kujya muri urwo rukundo nta bantu bakuru. Usanga umwana w'imyaka 10 n'ingahe 13 ari muri Ntiza nanjye nawe, urumva ko ni ibintu navuga ko ni wowe n'abandi bagenzi bawe. Sasa icyo warumva bifite twebwe nk'abanyamakuru, ku cyo ndirimbo nyikina nkayisangiza audience. Ikintu cya mbere cyo wemera cyangwa se tugomba kumenya, hari inzego zitandukanye
zishinzwe kureba ibihangano. Hari indirimbo nyinshi twagiye tubona bahagarika ngo ntago cyangwa zubahirije umuco, katuvuge gutyo nubwo wenda ntibuka niba nibyo neza. Niba izo nzego zihari, indirimbo nka ntiza igasohoka bakayireka igatrendinga, ntibayivuge bati indirimbo irimo ibi n'ibi turayihagaritse. Why not ngiye nka Pazo ntayakina bro? Niba wenda tubwira ariko irahari, Minisiteri y'Umuco irahari, izo ndirimbo zirahari, ntago bazifunze. Jewe nk'umufana wumva ikiganiro nasaba iyo ndirimbo nzayemwima nshingiye guki, nta hantu nzahera nyimwima.